niki abantu twagendanye nababwe definition ya mwuka wera narayivuze pe. Mwuka wera nijwi rituje ryongorera wumva rikuyobora neza. Uno mwuka wera ijwi rituje ryongorera, ijwi rituje wumva ryongorera rikuyobora neza. Amajwi yose yongorera ntabwo ari mwuka wera. Na Satani naravuga rigira gute, rigira gute, rigira gute, rikuyobora neza, kuko Satani ntiyayobora neza. Niwo mwuka wera. Ijwi rituje ushobora kumva uri muri dushe, kandi mwuka wera aho uri hose mwuka wera arahari. Abayoborwa n'umwuka wera. Waba uri muri dushe, waba ugenda mu muhanda, waba urya, waba ugiye mu bukwe, waba ugiye muri famiye, mwaba mwicaye muri salo, mwuka wera murahorana. Ni ukubwira ngo ceceka. Ubwo batereye amagambo ari 8 wowe ceceka. Ceceka ariko ntabwo bikubereye. Kuvuga gutyo ntibikubereye, no kumera gutyo ntabwo bikubereye. Ceceka. Mwuka wera murahorana, muri dushe muragendana, uryamye muri kumwe, mu nzira mu muhanda muri kumwe, muri bisi muri kumwe, kuri moto muri kumwe. Niko mwuka wera akora. Mwuka wera iyo wamwemereye ubundi niko mukora. No kubwira mu gihe gikwiye ngo wambabari ugaceceka. Ariko muri garderobe mwuka wera muri kumwe, kubwira ati manura kariya ntikakigukwira, uzagahe abo gakwiriye kariya sakaho. Kandi ubwo umaze gukizwa iriya myenda ntabwo ikubereye, shyira ku ruhande. No muri garderobe mwuka wera nuko mwuka wera, mwuka wera nuko ameze. Reka kuyimanura iyo ngiyo si yawe, subizamo uzayihawe kwiriye. Mu gihe umaze gukizwa waramaze kwakira se umwami n'umukiza, biriya ntabwo ari ibyawe. Niko mwuka wera akora. Hayi mana y'ukuri. Kandi mwuka wera ntabwo agendana n'imyaka. Mwuka wera ntabwo agendana ngo afite 18. N'uwa 18 mwuka wera aramubwira ngo sigaho 18. Mwuka wera no muri adolescence arahagera. Yesu we. N'abari muri adolescence mwuka wera arahagera akababwira ngo mwana w'imyaka 15 mwuka wera aramubwira ngo sigaho. Malgré ab'imyaka 15 babyemereye ariko si ibyawe. Mwuka wera niko akora. Nijwi rituje ryongorera rikubwira neza, rikuyobora neza. Nababwiye ngo no muri garderobe mwuka wera ageramo akakubwira ati ariko waretse ibyo ngibyo, ko nugera mu muhanda rugiye kukubera, waretse ibyo bintu. Abayoborwa ntaho mwuka wera atagera. Ntabwo mwuka wera ari mu rusengero, oya mwuka wera muri salo, muri abagore 8 mwuka wera arahari. Va muri ayo manjwe y'amazimwe. Mwuka wera arakubwira ati ariko wamba bari ugaceceka, ko ayo magambo atari yawe, ibyo bishego uko bitakubereye, ceceka. Yesu aramfata akankomeza kwa nkunda bihebuje yarankomeza. Oh Yesu aramfata, Yesu aramfata akankomeza kwa nkunda. Mwuka wera aho wirirwa mu kazi arahagera. Niba adahari ubwo ntawugira. Ubwo niba mu kazi, niba bamusize mu rugo, ubwo ntabwo ari mwuka wera ukuyobora. No mu kazi wirirwana nawe. Mu kazi mwuka wera muri kumwe. Nge maze gukizwa, abantu twakoranaga bageze aho barantinya. Ndabwira ntayo magambo yamanjwe sinkiyagenderamo. Martini arahari,
Martini twakoranye Kicukiro arahari zamura ikiganza ya byageze igihe nkumva nakwikingirana mu biro kabisohokamo niruka amagambo yamanjwe ibyo sinkibigenderamo rwose kubera mwuka wera. Niba mwuka wera ataragukebura n'umunsi wa rimwe nta mwuka wera ugira. Mwuka wera arakebura, mwuka wera aracyaha. Aho mama tumukunda umushumba atari mwuka wera arahari. Aho abadiyakoni batari mwuka wera ageze gute? Kuko mama tumukunda ntiyabera hose icyarimwe ngo abe mu gasyatabe Kimironko abe Kibagabaga agere no mu rugo rwawe. Aho umushumba atari mwuka wera naganze. Ntaho hatagera mwuka wera. Bayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Niba utagira mwuka wera gukebura samunane ngo wumve ijwi rigukebura nubagera mugeze mu mazimwe ijwi ry'Imana wumve riragukebuye cyangwa wumve ijwi rikubwira ngo sigaho nta mwuka wera ugira. Nsomera amagambo kuko se kunumva ntangiye kugira amagambo menshi. Ibintu bya mwuka wera nabivugaho ukimwe kikarangira ntasobwa mfite icyo mvuga kuva kwa mbere kugeza kundi wa mbere. Nabivugaho umwaka ugashira kuko nibwo buzima. Kandi naraye kubwiriza abantu ibyo nta kwigisha abantu ibyo ntashoboye ntabwo bishoboka. Ibyambabwira ni ibintu nagerageje nkabona byakunda nibyo mvuga. Kansubiremo. Reka nsubiremo. Narahiye kwigisha abantu ibyo ntakora. No, ibyo mvuga ni ibintu nagerageje mbona birashoboka nibyo mvugira hano. Ibyo mvugira hano ni ibintu nagerageje mbona birashoboka. Kugira abantu ibyo kwigisha abantu ibyo ntakora. Oya rwose, oya. Byakabaye byiza imvugo ikaba ingiro. Ntabwo twaje kuvuga ubusa hano no gutereza seso n'ibipindi. Vuga ibyo, babwira ibyo wanyuzemo, babwira ubuhamya wanyuzemo, babwira aho wavuye naho umaze kugera mu gakiza. Babwire aho uvuye naho umaze kugera mu gakiza. Babwire aho umaze kuva naho umaze kugera mu buryo bw'agakiza. Yesu nashimwe. Oya, imvugo yakabaye ingiro. Bavuga butumwa bike hano no kuruhimbi. Ababwiriza mu matsinda nayo bayoboye abandi mujye muvuga ibyo mukora. Reka mbabwire ibintu mvugira hano n'ibintu kenshi nagerageje kabone birashoboka. Ngiye kubabwira ikintu teme y'uyu munsi ku munsi wa Pentecote. Ngiye kubabwira ibintu bishobora kukumaraho umwuka wera bigatuma umwuka wera agenda agahunga. Nibyo ngiye kuvuga. Bazi usomere n'amagambo amenyerewe cyane byakozwe n'intumwa ibice bibiri bari kumwe bahuje umutima. Byakozwe n'intumwa ibice bibiri umurongo wa mbere uko mwuka wera yamanukiye mu ntumwa ryari isezerano. Yesu yaravuze ngo ndagiye ariko mu gihe kidatinze ndabohereza mwuka wera. Isezerano riba rirasohoye. Ibyakozwe n'intumwa kabiri rimwe tayari isezerano rya mwuka wera riba rirasohoye. Ikimenyetso cy'umwuka wawe wakimpaye wingwate nicyo kimenyesha ko ndi uwawe nawe ukabura uwanjye. Tugumane mwami haleluya mwami tugumane. Icyo biri mu wa mbere nyarutsa. Ibyakozwe n'intumwa ibice bibiri guhera ku murongo wa mbere. Titre uko umwuka wera yamanukiye intumwa. Umunsi wa Pentecote usohoye. Bose bari hamwe. Bose bari kumwe. Bari kumwe. Mu mwanya umwe bahuje umutima. Mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru. Nuko umuriri ubatungura baratungurwa mu yandi magambo. Umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo.
haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka we yabahaye kuzivuga. Sore Yohani 16, Yohani chapitre 16 murongo wa 5 here ku murongo wa 5. Yohani bice 16 here ku murongo wa 5. Niyo magambo tujye kwifashisha ubundi kababwiri ibintu bigeze kuri bingabe bishobora gutuma mwuka wera akuvaho agahunga. Yohana 16:5 umumaro umwuka wera azabagirira. Akamaro ka mwuka wera. Ariko none ndajya kuwantumye, uhere ku murongo wa 5. Ariko none ndajya kuwantumye, kandi muri mwe ntawumbaza uti, kandi muri mwe ntawumbaza aho ngiye, urajya he? Ariko kuko mbibabwiye mushobora kuba mufite agahinda, ariko nimuhumure, imitima yanyu yuzuye agahinda. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri. Ariko ningenda nzamuwohereza umufasha. Ubwo azaza rimwe. Akamaro ka mwuka wera, ubwo mwuka wera azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha. Kawera aremeza cyane. Mama tumukunde navuga ntunyumve, ariko mwuka wera iyo hageze aragukaraga akagukanyaga akagumaramo inkamba zose. N'ibyo gukiranuka n'iby'amateka, iby'icyaha kuko batanyizeye. Umwuka wera yagezeho ushaka kumureba ukumirwa mu gihe kitarenze ukwezi kumwe nangwa icyumweru kimwe, ukibaza ko ari we. Mwuka wera yamugezeho pepe aramuhindura icyo bita kumuhindura completement, kuva ku rwara rw'ikinigi kugeza ku musatsi. Mwuka wera yego. N'ibyo gukiranuka kuko njya kwa data, kandi namwe muzaba mutakimbona. N'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi aciriweho iteka. Ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva n'ibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Icara barakomeza abasome nibagere muhira. Mwuka wera iyo yakugezeho, umunsi wa mbere ngikandagira mu cyumba cy'amasengesho Kacyiru hariya, ubwa mbere ngikandagira mu cyumba cy'amasengesho, umuvugabutumwa yaje iwacu ku church, urusengero nasengeragamo, arambwira ati ko mbona ukunda gusenga ndagutumiye mu cyumba cy'amasengesho. Bwari ubwa mbere. Muhanuzi arahaguruka, tumva ko Uwiteka avuganye nawe, aravuze ngo Imana wowe Imana igiye kugucura iguhindure ikugira uko ishaka. Ngo iki? Bazo wanjyanye ndavuga nti se ivuze ngo iki? Bazo wari wandaritse ngo ivuze ngo iki? Kuko nyine yeye yanyiyegereje kugira yeye yanyiyegereje mbega kwa kundi ari ku muntu. Ndavuga nti ngo iki? Wowe ngiye kugucura nguhindure nkugira uko nshaka. Ndamubwira nti sobanurira. Arambwira ati ntacyo ngusobanurira, uko Imana izabigenza uzagenda ubibona buhoro buhoro. Mwuka wera rero aho yageze, ku muntu yagezeho, aramucura, aramwemeza. Umumaro wa mwuka wera, ibyakozwe n'intumwa ibice 2, isezerano ryari rimanutse, ryari risohoye. Kandi umwuka wera amaze kubazaho, amaze kuza ku ntumwa, ningo batangiye kuvuga bashize amanga, nibwo batangiye gukoreshwa imirimo n'ibitangaza, nibwo batangiye, mu yandi magambo nibwo batangiye akazi bagatangiye, ariko umwuka wera yamaze kubazaho. Hari umurimo utako, reka mbabwire, hari imirimo yo mwisi, hakaba n'imirimo yo mu mana.
umurimo mu rusengero cyangwa se umurimo wo gukorera Imana ntiwawushobora utagira mwuka wera. Kambabwiza ukuri, iri torero iyo ntaza kugira mwuka wera unyobora riba ryarazimye burundu. Kandi uko mbabwira ni ukuri, rimwe na rimwe mwuka wera akambwira ati ibyo ntubyiteho, ndi kumwe nawe, wibyitaho, bitesha agaciro, komeza, ndi kumwe nawe. Iyo ntaza kugira mwuka wera unyobora, itake mureba urusengero mureba iri torero rya REHOBOTH riba ryarazimye. Hanyuma umumaro wa mwuka wera, amagambo dusomye muri Yohana, imimaro ni 3. Uwo mwuka wera naza azabemeza iby'ibyaha. 2, azabayobora mu kuri kose. 3, azabahishurira ibyenda kuba. Ko niko kamaro ka mwuka wera, sibyo ngiye kwigisha. Yesu nashimye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngiye kuvuga ku ijambo rivuga ngo ibishobora, ndagira ngo nirukanye ibishobora gutuma y'amasaha ya hano harya ya yindi yabaga hari irihe, iri ku gihe, iri ku gihe irasaha. Yesu nashimye. Ngiye kubabwira ikintu gituma yaba umuvugabutumwa, yaba ubuhanuzi kabuhariwe, yaba umushumba, yaba umurevera, yaba umuririmbyi, yaba umunyamwuka, rwose ndaje mbabwira ibintu bishobora gutuma umwuka wera kuvaho. Icyambere, ndagira ngo nirukanye n'ikinyarwanda ndimo kuvuga. Icyambere gishobora gutuma umwuka wera akuvaho akagenda, kuba kure y'Imana, kudasenga mu yandi magambo, kure yayo. Nababwiye ko umwuka wera ari umuhuza n'Imana, ngo uwo nguwo naza azajya yenda ku bya data bibahe, niko Yesu yavuze. Naza azajya yenda ku bya data narangiza bibahereze, azabiguhata kubona se? Kuba kure yayo. Umuhanuzi udasenga ni amarangamutima ye n'irari rye. Navuze ngo umuhanuzi udasenga ibyo ahanura ni amarangamutima n'irari ryiwe. Umuvugabutumwa udasenga ibyo yigisha n'ibyo abwiriza ni amarangamutima ye ndetse n'irari rye. Kure y'Imana byatuma mwuka wera agenda. Icyari icyambere kuba kure yayo. Navuze ngo umuvugabutumwa udasenga ibyo abwiriza ni amarangamutima n'irari rye, nibyo yitekerereje mu yandi magambo. Umuhanuzi udasenga arahanura iby'irari rye, indamu n'inda nini n'ibindi, kuko mwuka wera nta muhanuzi uri mu mwuka w'Imana ushobora gusabiriza, ntibishoboka. Mwuka wera yamubwira ati ariko wasaze nka Gehazi. Nta muhanuzi uri mu mwuka w'Imana wasenga ngo asabe akurikize gusaba, ntibishoboka. Umuhanuzi udasenga arahanura iby'irari rye, indamuni ndabini n'amarangamutima yiwe. Amureba abyibushye amubwira ati ubwo uyu mugore yaje abyibushye birashoboka ko ari umugore w'umusirimu cyangwa se w'umukire, akira imodoka ya 3, kandi ubwo yabyibuhijwe na stress kuko nayo irabyibushye. Akira imodoka ya 3 niko Uwiteka avuze. Ariko irimo mwuka w'Imana ntabwo mwuka reba pausingi, mwuka wera areba ibiri imbere ndani mu muntu. Malgré uko ameze kose mwuka wera arafotora, kuko mwuka wera ntacyo ahishwa.
Yesu nashimwe. Hari umuntu hano Imana inyereka kabanza gushidikanya kabwira Imana ngo Mana we wambabariye mbivuge cyangwa Imana ikambwira ngo rega niko bimeze uko bibonye. None se agahinda kagiye kumwica koko nari amazahabu n'ibindi ntazi nari amazahabu nira fresheri koko agahinda karamwishe. Imana ikambwira ngo erega uko bibonye niko bimeze. Yaje babaye turiya nutwo yiyoroshe cyangwa kuri umubone nutwo namuhishemo. Amen. Mudamu mwe twasenganaga yarabyibushye cyane akajya ariko bega ari umukene ariko abyibushye cyane ari no muhanuzi akajya avuga ati ariko rimwe aravuga ati ibiro birakabije ndumva nananuka. Imana yambwiye iti ngwiki naguhishe muri uwo mubiri none uragira ngo nanuke bavuge ngo yamana koreriri. Naguhishe muri uwo mubiri none ushaka kunanuka hasigara amagufwa bajye bavuga ngo yamana irihe kandi igihe cyo gutabarwa kitaragera. Amen. Navuze mu kintu cya kukura mwuka urakagenda kudasenga kutaba kure y'Imana meza 6 arindwi. Nababwiye umuhanuzi wagushijwe n'amafilime y'amaseri umukobwa w'umuhanuzi aragwa burundu. Umukobwa w'umuhanuzi mavuta mushiraho kubera kuba rimwe kabiri gatatu ijoro rya mbere ijoro rya kabiri icyumweru ntasenze ikindi cya kabiri ntasenze ikindi cya gusigara ari gukabakaba. Icyo bita gukabakaba mu yandi magambo no gusigara kwizina. Reka mbabwire umuhanuzi udasenga ibyo ahanura nirari rye inda nini n'indamu. Umuvuga butumwa udasenga ibyo yigisha nirari rye indamu. Reka mbabwire umurindi udasenga n'ubwibone nibigendanye n'ubwibone. Umurindi udasenga n'ubwibone. Wanye muririmbyi ugera ku ruhimba agafata mu mufuka ku ruhimbi hano kwistege agafata mu mufuka. Ariko ureri mu biki aho ari arahazi cyangwa no mu isoko ntawa kwifata ko niko bimeze. Yesu nashimwe. Umva amen. Umva umunyempano udasenga ibyo avuga ibyo akora nirarije n'indamu n'amarangamutima nta kindi yadasenga nuko nirari n'indamu n'amarangamutima ye nibyo biva mu kanwa ke. Yesu aramfata. Icyo ni cyambere. Icya kabiri ndi kwirukanga. Icya kabiri cyatuma mwuka wera icyo ni mwacyumvise se ntagombye guhogora. Ndashaka kujera amasaha kandi kabwiriza mfite isaha kanzane telefone yanjye niyo ndareberamo neza. Rega ntabwo twabuze ubwenge turi abantu bafite ubwenge. Ufite igaburo ryera si ikinyarwanda mvuze. Icyo cyambo ryo kudasenga ntiryumvikanye. Reka mvuge icya kabiri. Icya kabiri Yesu nashimwe. Icya kabiri cyatuma mwuka wera ahunga ingeso mbi za kamere dusanga mu Bagalatiya bice 5 murongo wa 22. Ingeso mbi za kamere ibice 5 mu Bagalatiya ibice 5 murongo wa 22. Ibi nabyo byatuma mwuka wera yigendera kuko akenshi ibyo kamere irarikira nibyo mwuka yanga. Turi kumwe cyangwa ibyo kamere irarikira nibyo mwuka yanga urunuka. Urayasoma ariko ingeso mbi za kamere nazo zatuma mwuka wera agenda. Ntabwo turi Abagalatiya ibice 5 murongo wa 22 uhera aho ngaho kuva kuri 19 murahera aho ngaho. Ingeso mbi za kamere 19 murahera aho ngaho.
ndi kwirukanka ariko izi ngingo ndagira ngo muzumve. Ingeso mbi za kamere zatuma mwuka wera agenda. Ibyaha, reka nze mvuge muri terime yumvikana, harimo ibyaha, imico n'imyifatire n'ibindi byatuma mwuka wera ahunga akakuvaho akavuga ati ndigendeye. Hari ibitabangikanywa na mwuka wera, hari ibitabangikanywa na mwuka wera. Ibyo kamere irarikira nibyo mwuka wera yanga, nanone ibyo mwuka wera yanga akaba ari byo kamere yawe irarikira. Question mark, urahitamo. Yesu nashimye. Amen. Nuko ibyaha, ingeso mbi za kamere n'ibindi ntabwo twirwa tubisomusoma muri Bibiliya yawe. Abagalati ibice 5 guhera ku mirongo 10 ngo dore ingeso za kamere ziragaragara ngizi. Turi kumwe mu mwuka cyane. Mwuka wera, mwuka wera. Umuntu arajya mu butayu ngo ari gusaba imbaraga za mwuka wera, ari umunyeshyari ngo ari gusaba imbaraga za mwuka wera. Icyo shyari se izo mbaraga za mwuka wera Imana se ni guhereza gukora imirimo n'ibitangaza ikagira uwisubiza ukamugirira. Ni muhe imodoka itari guha bizagenda bite? Mwuka wera ntakorana n'ishyari. Kawera reka nze mbabwire, somera amagambo ari mu gitabo cy'Imigani ibice 6:16. Ibintu ngo hariho ibintu 6 Imana yangurunuka. Imana yangurunuka. Migani 6 gira vuba. Ibi ngo hari ibintu 6 cyangwa 7 Imana yangurunuka ariko nsomera Imigani 6:16. Hariho ibintu 6 ndetse 7. Hariho ibintu 6 ndetse 7 Imana yangurunuka. Uwiteka yanga bimubera ikizira ni ibi. Icyambere, amaso y'ubwibone. Umva, nayo ikintu Imana yanga ikintu bita ubwibone. Ururimi rubesha. Ubwibone nibwo bwamanuye Satani. Akigwa mu ijuru aramanuka neza. Ubwibone. Sabe imbaraga za mwuka wera. Manzi ukizwe ibyo ngibyo. Manzi ubwira Imana banzi kuvanemo ibyo ngibyo. Yandirimbo ngo unshuri. Rero nta nicyo yibwiriza ntiyaguha mwuka wera, ntabwo ari umuswa. Ariko turi kuvuga ku bintu bituma bivuga ngo Imana yaguhaye mwuka wera, ariko nutitonda mwuka wera ntazakugumaho. Mbere ubwibone. Kabiri, ururimi rubesha. Kubeshya ni cyaha. Amaboko ariko umurokore ubeshya. Nge iyo abantu babeshya n'umurokore akabeshya, mbabwije ukuri hari ibintu nge bintangaza. Ugasanga umurokore nawe arabeshya. Ariko reka nze mbabwire bene da, kuki muri iki kinyejana, ariko wenda simbizi nuko ari cyo ndi gukoreramo, abantu bafite ubwenge bw'isi bwinshi bugwiriye. Kuki ubwenge bw'isi bugwiriye? Umuntu mukaganira akaguhisha utuntu akagira gute n'ututaruko, ariko uzi ko abantu babeshya bakabeshya n'ibitari byo kubeshya. Iki kinyejana ubwenge bw'isi bugwiriye niba ari cyo ndi gukoreramo ntabwo mbizi. Abantu b'iki gihe kuki reka nze mvuge muri iterime bafite ubucakura bukomeye. Bucakura. Maze rero so wambwira utagira ngo atibura nigere kubwira uwo bifasheho yumvi. Hari uwiyobewe ugasanga ni groupe y'abantu 15 kuki muri iki kinyejana abantu bakwisha ubwenge bw'isi. Ubwenge bw'Imana bwarabuze, kandi amakimbirane ahava akagera. Kenshi amakimbirane ava mu bwenge bw'isi. Iyo abantu bahuje ukaba ufite ubwenge bw'Imana na mugenzi wawe akaba ufite ubwenge bw'Imana, nta makimbirane yaza. Ariko ubucakura, kubeshya, icyo icyambere ubwibone. Kabiri,
ururimi rubeshye kuki muri iki kinyejana niba ari cyo ndi gukoramo ntabwo mbizi abantu bagwije ubwenge bw'isi ni ukubera iki wa mugani wahise kuki abantu babaye abapagani bo mu rusengero ubwenge bw'isi reka mbabwire kandi ndavuga muri rusange utitonze ubwenge bw'isi buzakugeza kure kandi kure habi ariko ubwenge buvuye ku Mana buzakugeza kure heza ubwenge bw'isi ugasanga umuntu nishakurana kandi ikitazamenyekana se ni kuri isi Imana ni iki kitashobora kumenyekana koko mu by'ukuri ugasanga ibintu by'ubucakura umva mbabwiye ku kinyejana abantu bagwisha ubwenge bw'isi ni ukubera iki reka nsubiremo nzamure volume utitonze ubwo bwenge bw'isi byanze bikunze buzakugeza kure habi nutitonda kera najyaga numva ngo buzakuviramo turatugabane ibintu bitandatu cyangwa birindwi Imana yanga icyambere ubwibone icyakabiri kubeshya icyagatatu amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza uko ni ukwica nyine umutima ugambirira ibibi kugambirira mu mutima ibibi inyuma agaseka naho imbere agambiriye abantu umuntu umwe baramubajije aba mu Bwongereza umwana w'umukobwa wa mu Bwongereza baramubaza batari ko icyo wabonye ku bazungu ni iki gitandukanye n'icyo wabonye ku birabura arababwira ati abazungu bagira ukuri aravuga ati nabibonye kuri YouTube isimbi ati abazungu bagira ukuri niba ari no ni no niba ari wi ni wi abazungu nuko bameze kandi yakwanze urabibona wenda mukamwa kwikiranura yagukunda nabwo ukabona ko agukunza akamarayo yakwanga nabyo ukabibona ko kwanze mu kikiranura ariko se nakwange ubibone asekere ku mutsi w'iryinyo kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane ariko mico yakagombye kuba mu bapagani be mu barakore ndetse abarakore birusheho icyari twari tugeze ku kihe umutima ugambirira ibibi amaguru yihutira kugira urugomo ugambirira ikibi Imana cyangwa urunuka kandi noneho muri kumwe muri batandatu cyangwa barindwi umunani ntawe Imana itazi ibiri mu mutima ariko Imana wayihisha iki irabizi neza ko muri kugendana uri guseka kandi utari guseka ndanga kugira ngo urutoki rugire uwo rubangamira Imana irabizi ko uri guseka kandi udasetse Imana irabizi ko umubitse mu mutima kandi umubitse nabi Imana itazi niki soma umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma nuteranya abavandimwe na nyiragateranya icara uva navuze mu kintu gishobora gutuma mwuka wera kuvaho cya kabiri ingeso mbi z'abapagani mwicarane muri umunani Imana irabizi ko umugambi iraho ikibi n'ubwo uri kumusekera none se ikibi uramusekera ariko Imana irabizi ko uri guseka nge hari abantu hari abantu nigeze kubwira turi mu bintu by'amagurupe ndababwira nti nge mu buzima bwanjye nanga uburyarya kandi nkaba mbazi ko bangana nkaba mbazi umwe yambwiye bimwe umwe ambwira ibindi ku wundi ariko si ugusabana ye mu kubonana si ugusabana umwe yambwiye ko yanga undi undi abwira ko yanga undi ariko twabonana umva si ukumara bari gusabana ndabwira nti mbabwire kuri uru rubuga ndi hafi kuruvaho kuko nanga uburyarya ndabwira nti mu gihe kidatinze ndaje nduveho nanga uburyarya nanga abantu babana baryaryana mama tumukunde nakubwiza ukuri tukikiranura byakwanga bikarurira narababwiye nti urubuga ndaje nduveho mu gihe kidatinze kuko nanga uburyarya muhura mugaseka kandi mwangana nanga uburyarya we nanga uburyarya we nanga uburyarya we nanga uburyarya we nanga uburyarya mana kandi reka mbabwire
abanyarwanda nabo baciye umugani ngo ubwenge bwari bwiza, ariko nuko abantu bose babuzi. Uzi ko hari umuntu utekereza ko ahari arusha abantu bose ubwenge, ukamubona umuntu aragucuritse, aragucurukuye, arakwicaje, agize. Umva, abanyarwanda bavuze neza ngo ubwenge bwari bwiza, abantu bose burya barabuzi. Nangu uryarya narababwiye nti groupe ndaje nyiveho kuko murangana, nta rukundo mugira hagati muri mwe, nangu uburyarya bwo guhora mugaseka kandi mwangana. Kandi ibintu bitandatu birindwi Imana yangurunuka: ubwibone, kubeshya, ibyo ugambirira mu mutima n'ibindi. Cya gatatu gishobora gutuma umwuka wera kuvaho agahunga. Mama Inesi, turi kumwe mu mwuka cyangwa? Icya gatatu gishobora gutuma umwuka wera akuvaho. Hari mwuka wera, hari bitabangikana na mwuka wera yewe. Nta macakubiri abangikana n'umwuka wera. Nta buryarya, nta bugome, nta nzangano zibangikana na mwuka wera. Ntabwo bishoboka. Mu yandi magambo, muri bya bindi navuze by'amarari n'amarangamutima yawe, usigaye ku izina, ariko mwuka wera yaragiye. Usigaye ku izina, mwuka wera yagize gute? Nanga uburyarya, nanga uburyarya. Iyo groupe barambwiye bati, "Pase tubabarira uyigumeho nyaboneka. Tubabarira uyigumeho." Ndababwira nti mu gihe kidatinze ndaje nkore left. Sinshaka kwa mu ndyarya. Mwarambwira ndakambwira ibye barangana urunuka, ariko bahura Icya gatatu cyatuma mwuka wera hari bitabangikana na mwuka wera. Icya gatatu gishobora gutuma mwuka wera kuvaho: ibisubizo n'ibigeragezo. Ndaje sobanurireho gato. Ibisubizo n'ibigeragezo. Mu yandi magambo, niba ugeze mu bigeragezo, saba Imana imbaraga zo kwakira. Kabiri, niba ugeze mu bisubizo, saba Imana umwifato. Mu yandi magambo, haba mu bigeragezo, haba mu bisubizo, ugomba gusaba Imana umwifato. Hari umwifato wo mu bigeragezo, hari n'umwifato wo mu bisubizo. Ntabwo ibibazo byawe byose, ntabwo agahinda kanjye nzaza ngo nkaguture. Agahinda kanjye ntabwo kakureba, kuko se wakanteye. Hawi agahinda kanjye ntabwo kakureba, kuko ntabwo ari wowe wakanteye. Ntabwo ngomba kugutura amateka yanjye, kuko amateka yanjye nta ruhari wayagizemo. Yesu y'ibihe byose. Mu yandi magambo, umunyamwuka w'ukuri yageze mu bigerageza amenya uko ahagarara, yagera mu bisubizo akamenya uko abyitwaramo. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Amen. Bafilipi bice 4:12. Abafilipi bice 4:12 andika n'amagambo Paulo yavuze. Abafilipi bice 4:12 n'amagambo Paulo yavuze, aravuga ngo nize gukena, niga kugira ibisaga, niga gusonza, niga guhaga, nshobozwa byose na Kristo mpimbaraga. Abafilipi bice 4:12 uraza kuyasoma. Munyamwuka wese agira uko yifata mu bihe byose. Uko niko kuri. Nabwiye abantu ntabwo imibabaro yawe igomba kuba umutwaro w'abantu, cyangwa se ngo uyikoreze abandi. Ikigeragezo cyawe kikorere, heka umusaraba wawe n'amamarika yetsuwe, ndaheka uwanjye na mukecuru yetsuwe. Amena. Ubundi urugendo rukomeze. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ubundi urugendo rukomeze. Niba uri mu kigeragezo, icyatangiye cyose gifite igihe kizarangirira. Amen. Niba uri mu kigeragezo, icyatangiye cyose gifite igihe kizagirira gute? Gifite iherezo. Kandi umusaraba wawe n'uwawe,
Yesu yaravuze ngo buri wese yikorera umusaraba nkurikire. Nuko Yesu yarazi ko imisaraba iriho. Nuko Yesu yarazi ko imisaraba iriho. Umva nkubwire muroko, utitonze ibigeragezo byatuma Mwuka Wera akuvaho, utitonze ibisubizo byatuma Mwuka Wera ahunga. Paulo yanditse amagambo meza aravuga ngo nize gukena, niga kugira ibisaga, niga gusonza, niga guhaga. Aho hose mfite uko nabyitwayemo. Kandi akanze mbabwire ejo nimugoroba saa 11 nzabigisha kuri Paulo. Narwanye intambara nziza, narinze byo kwigira. Narwanye intambara nziza, narinze byo kwizera. Ejo nzabigisha ku mugabo witwa Paulo. Kubera iki yashoje urugendo neza. Nzababwira impamvu. Ejo saa 11. Nicyo kigisho. Kandi atari ko Paulo yarageragejwe mu buryo bukomeye. Nzababwira impamvu Paulo yarenze ibyo kwizera kandi ndageza ku iherezo. Ejo saa 11 rendezvous. Nicyo kigisho mfite. Sinagahagaraye hano ngo ejo nzahahagarare n'abandi barahari. Ariko data yansabye kuhahagarara. Ibi bintu byaziye rimwe. Icya Paulo nzakibabwira ejo. Mbabwira umugabo w'intwari mu batubanjirije warwanye intambara nziza akageza ku musozo. No kubera iki nzababwira ejo. Cyo ni ikintu cya gatatu. Amen. Haleluya. Ibigeragezo n'ibisubizo. Mu ijambo rimwe nk'umunyamwuka, ibigeragezo n'ibisubizo ugomba kubigiramo umwifato. Kandi uko niko kuri. Ndikwihuta ngeze ku cya kane. Gishobora gutuma Mwuka Wera akuvaho agahunga. Musaraba n'uwawe wuheke ku mugongo kugeza igihe Yesu azazira, cyangwa se kugeza igihe Yesu azawuguturira. Ariko ntabwo ibibazo byawe bigomba kwinfluencer society, cyangwa se ngo ibigeragezo byawe byinfluence public. Ntabwo bishoboka. Mama tumukunde sinzahagarara hano imbere naburaye n'urugero, naburaye njye gutuka bariye, ubwo nanjye igihe cyo kurya kirahari. Siko bimeze. Umuntu agere mu kigerageza apfa n'abantu. Umuntu nahagara hano mvuge nti wenda mvuge nti ndashima Imana we Imana yanguriye akacyenda. Si Kigali we burasa shimye iki? Icyo nshimye ndakizi. Hawi icyo nshimye nge ndakizi. Nawe ufite igihe cyawe cyo gushima. Niko kuri. Ntabwo ibibazo byawe bigomba kwinfluence society. Mpagarare hano wenda naburaye, uwariye nahagara hano ngo ashime yariye, nashime nyine yariye nanjye warigenzarya. Ubu umuntu azahagara hano avuye ati naguze vewiti. Mama tumukunde nzuru umugara ngo vewiti nyine yayiguze. None se niba yayiguze ni yanjye? Si yesi. Vewiti niye ntabwo ari yanjye. Nzakomeza kugenda muri kariya kari gutama PS kugeza igihe Yesu azantabarira cyangwa se karorera. Amen. Yesu nashimwe ariko barokore Yesu nashimwe. Hawi none se kunzagere mu rugo rwo kwa kana kanwifuze kuvuge ngo Mana nge wampoye iki? Yampoye iki? Yampoye iki se ntawifuza kumera nkuko ameze? Yampoye iki? Ibyo nibye ntabwo ari ibyanjye. Murokore nk'umunyamwuka uyoborwa n'Umwuka Wera yogeze muri bihe byombi. SETH ugeze mu bigeragezo cyangwa ibisubizo birasaba umwifato. Saba umwifato. Hanyuma Imana ni gutabara nabwo kandi ukomeze usaba umwifato. Nk'umunyamwuka udahindura ingendo n'imvugo, Imana ni kurengera ikagutabara. Udahindura ingendo ngo uhindure imvugo kuko yagutabaye. Urumva se mama tumukunde ko tutakimubona ku church tawo ari Dubai. Ese mama tumukunde ntarava Dubai, yavuye Dubai ajya muri Amerika. Ese mama tumukunde ntarava aho yagiye, yavuye hanaha kuko inoti zahageze. Umva Imana ni gutabara ikakurengera, komeza ugira umwifato w'umunyamwuka. urumva mazi y'abantu imaze kubatabara ni urumva bitaraza se bitaraza ko utigeze uva ku ntebe ya gatatu.
bitaraza kutigeze uva ku ntebe ya gatatu yewe urumva sibiki siporo saa 3 ku cyumweru siporo nibwira butangire saa 3 kuko imihanda yabo yabaye kaburimbo agite muri ya misozi y'ibihanamanga nta siporo yari kwikorera he muri iyo misozi y'ibihanamanga na twatuzu unyuramo ugahingukira ku mbabura imisozi yabaye kaburimbo imisozi yabaye nako imihanda yabaye kaburimbo ariko narumiwe kandi narumiwe ndongera ndumirwa ndahumaniwe mukristo wageze mu bisubizo yakora siporo ate mu bihanamanga hahandi hategereze nawe sinzi aho nagiye rwampara nta nkweto nini nambaye n'ukweto bugufi nabwo bwageze igihe mbukuramo ndabaza ngo ariko aha ni Kigali cyangwa Rwampara muri ako gace namanutse umusozi numva ngiye kurira yayikorera he siporo aho ngaho ariko nibimane muteye iteka kamahindirika mu karitsiye ya Kibagabaga mama shenge mu mihanda ya kaburimbo nuko byikira muri siporo saa 8 ari muri siporo saa 9 urumva nenajyanye abana nenajyanye abana muri siporo nenajyanye abana koga hayi wewe nenajyanye abana koga nenajyanye abana koga ariko hari abantu bazi gukira urumva nenajyanye abana oya niboge nta kibazo ariko umenye igihe cy'Imana n'igihe cyo koga kw'abantu niboge nibashaka bogere ku nyenyeri muri hoteli y'inyenyeri 8 boge ariko menye igihe cy'Imana umenye n'igihe cyo koga kwabo nibashaka bogere kuri hoteli hari abantu bazi gukira beneda ukabera aravuga ati mbiswara kambe nigendeye ibisina bivamo ibyo kwirirwa mbungana nawe kuri piscine cyangwa se nkirirwa ngendana nawe mu kabari sinabivamo guhora mperekeza reka nigendere aherekezwe n'abadayimoni na Satani ibisina bivamo mama we ibisina bivamo mwuka wera ariko ati ibisina bivamo kwirirwa mwiruka inyuma ibisina bivamo hari abantu bazi gukira cyane umva ikindi gishobora gutuma mwuka wera kuvaho umva ibisubizo n'ibigerageza Yesu nashi amen tugeze ku cyakangahe cya 5 cyangwa icya 4 icya 4 gishobora gutuma mwuka ahunga akagenda ibihendo by'isi reka mvuge mu yindi terime rigumvikane neza ibyo Satani adushukisha Satani n'umushukanyi agira amajwi Satani aravuga pe ibihendo by'isi reka nzavugira ijambo rivuga ngo uyu mubiri isi na Satani ngiye ibyo duhanganye nabyo mvuge ngo uyu mubiri yewe wa mubiri we yewe wa mubiri we yewe wa mubiri we yewe wa mubiri we icyamanga zatandukana nawe andika mbabarira wandika ututuntu uba isi Luka ibice 4 ntabwo tuyasoma n'igihe Yesu yageragezwaga na Satani Luka ibice 4 naho ngahora ni Luka ibice 4 bahageze Yesu ageragezwa na Satani abahageze ni Luka ibice 4 sikwana imbere mutanyikiriza mbona muri kubumbura bibiri mwahabuze ariko hari ikintu kintangaza ni gute umuntu ashobora kubura igitabo cya Luka
bari gufeyeta wabura igitabo cya Mose ukabura n'ibindi ariko igitabo cya Luka wakibura gute? Matayo, Mariko, Yohane na Luka, ni gute umuntu yabura icyo gitabo koko? Ni gute umuntu uhorana na Bibiliya yabura ibyo bitabo bine? Yesu ageragezwa na Satani, yaramubwiye ngo umva nkubwire ndaguha ubutunzi bwo mu isi nupfukamye ukandaba. Mbega kawe yamuzamura kugasongera akamubwira ati reba ibiri mu isi byose, ama etaje, amazu n'ibindi, umva n'imodoka zirimo, ndaguha buriya butunzi bwose ariko gerageza umfukamire undamye. Yesu aramusubiza ngo umva, handitse ngo uramye Uwiteka Imana yonyine kandi abari yukorera. Byose Satani adushukisha. Bira nabyo byakumaraho Mwuka Wera akagenda akavuga ati reka nigendere. Mico y'abanyamahanga, utuntu abantu batoraguzwa twose bakatuzana mu nsengero, gutoragura kariya toraguye kariya, gutoraguzwa mico y'abanyamahanga byakumaraho amavuta n'imbaraga. Samusoni umunyamahanga yamumazeho imbaraga pe. Samusoni Delila yamumazeho imbaraga zirashira neza ku mugaragaro ku manywa y'ihanga. Samusoni asigara kabakaba no kwica inkoko, yarigeze gutanyagura intare n'ibindi, no kwica inkoko bitagishoboka, gufata akaguru k'inkoko bitagishoboka, imbaraga zamushizemo. Gusigara ukabakaba abanyamahanga bakumazemo imbaraga. Yesu nashimwe, abanyamahanga iyo bamaze kukumaramo imbaraga usigara ukabakaba. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Kini kintu gishobora gutuma Mwuka Wera ahunga abanyamahanga. Samusoni ni cyitegererezo, Delila mu maraho imbaraga neza aramwogusha, aramubwira ati kaho yamubwiye ati ariko wakuyeho ibi bitsatsi, ubundi ibi bitsatsi ni gatiki. Kaho yamubwiye ati ariko ubundi ibi bitsatsi ni gatiki, ariko ubundi ibyo ni gatiki hawe. Umuntu akoresha niba ari ibirori aravuga ati abagore mwese mugomba kuza mwambaye ibingibi. Ariko nge narumiwe, abagore mwese muri buzi muraza mwambaye gutya. Anniversary y'amasaha 2. Navuze ngo anniversary itarengeje amasaha 2 mama bone. Akamanyu ku amasaha atarenze muraza mwambaye gutya. Hasi yewe wantumira mama tumukunde kandi ngekanguraza wambaye yewe. Niki senje kurya wawe kidasanzwe, ikiri bungaburiye kidasanzwe ni zahabu urashyira mu menyo kajya nseka bakabona zahabu. Hari ibintu bibembabaza. Navuze ngo ni zahabu urashyira mu menyo yanjye najya nseka bakabona urwererane rwa zahabu. Uraza wambaye gutya nta soni guteze, wambaye gutyo. Maze abagore sukuyagara yewe ngo ibi nibi bizaba kwa kana k'abagore barayagaye mu mujyi, barayagaye bakuyemo amasutiye basigayaranya amasengeri, sutiye nta amasujipe bashyize hasi, imyenda iraboneranye ngo ni zahabu urashyira mu menyo yanjye ku byo niseka zahabu zinyanyagira hasi. Icyungaburira ni igiki kidasanzwe bituma ntandukana n'agakiza kanjye n'umwami wanjye Mwuka Wera agahunga, ngasigara ameze nk'igipampara gusa. Iyo Mwuka Wera yagiye murokora asigara ameze nk'idebe rivuga. Awi maze sukuyagara n'abarokore bakayagara, ariko umushumba nka mama tumukunde nanjye nkayagara. Ariko umva, umushumba mama tumukunde nanjye ndayagaye, muzaza mwambaye ibingibi nanjye ndasaze ndasizoye, muzaza mwambaye ibi.
umushumba mama tumukunde nanjye ndasaze ngiye mu mujyi mvanyemo udusengeri ndaguze ubuki bwose ndaguze agatuza karangaye nk'abanyamahanga biragatsindwa gusubira ku birutsi. Ndaje haratu ninjye kubabwira ndatuvuga gusa ibiranga umuntu umwuka wera yashizeho ndatuvuga gusa ntabwo ndi busobanure ibintu biranga umuntu umwuka wera yamaze kuvaho. Hari ibimuranga, hari nuko agaragara. Hasoni ntanyigisha ngo ndaza nambaye ibingibi njye kurya wawe biki bidasanzwe ni zahabu urashyira mu menyo ko zahabu ari ihenze wenda ngo umunsi umwe nzayikuremo ngende nyigurishe mu biryo. N'abarokore bakayagara, n'abarokore bakayagara, n'umuntu w'umurokore maze n'umurokore akayagara, umuririmbyi akayagara, umuprotokole akayagara, umudiyakoni akayagara. Koko ngo muzaza mwambaye ibi nta soni. Azisukirwa biruka mu mujyi amasaha atarenza aya ngaya abiri, amasaha atarenza abiri. Maze yakwiye kubita mu rusengero mugani wa mudaheranwa no gusengera umuvuga butumwa bikamunanira bitewe n'ibyo yiriwemo n'ibyo yarayemo kugeza saa 8 z'ijoro. Yakwiye kubita ku ruhimbi no gusengera umuvuga butumwa bikamunanira. Ta mavuta mwuka wera yagiye. Yakwiye kubita ku gatuti yasoma ijambo yagira ngo arigishe ukibaza itangiro n'iherezo ry'inyigisho ukora niki buri yashatse gusobanura iki buri ikigisho kimeze gute. Yarangiza akirirwa yitaka hanga yitakuma ijuru riturengere. Muvuga butumwa udasenga avuga ubusa, umuhanuzi udasenga nirarirye n'inda nini n'amarangamutima ye. Muririmbyi udasenga n'ubwibone ntaki. Yasenze amavuta araza kandi iyo uhagararanye na mwuka wera birizana ntabwo umenye iyo bivuye. Si mekanike. Iyo uri hamwe na mwuka wera ntabwo ubyishakamo biraza. Iyo uri hamwe na mwuka wera ntabwo ubyishakamo bigira gute biraza automatique. Ariko nta mwuka wera byavahe, ariko mwuka wera iyo muri kumwe biraza. Niyo mpamvu tujye duhagarara hano nkavuga ngo sinshaka ibinderanje kuko hari ibirimo kuza. Hawi mbasije mwuka wera azenda kubyanja bibaye, ariko biguha iyo kubona ikindi hoya kuyagara uyagazwe n'amasaha atarenza abiri. N'umukozi w'Imana yagare, n'umushumba yagare, n'umudekona yagare, mu protokole yagare, amasaha atarenza abiri atuma umuntu asara asizore. Kwari kuyagara musaza mumeze gutya kugira guteze. Niba yagutumiye genda mu cyubahiro cyawe. Ijambo rya nyuma ryatuma mwuka wera kuvaho n'amagambo atatu. Ijambo rya nyuma ryatuma mwuka wera kuvaho. Ijambo rya mbere ni ukwiyogeza, ijambo rya kabiri ni ukwihimbaza, ijambo rya gatatu ni ukwishyira hejuru. Mwuka wera aragenda. Ijambo rya mbere kwiyogeza, kabiri kwihimbaza, gatatu kwishyira hejuru. Mwuka wera aragenda. Uzabaza amakuru ya Nebukadinezari. Imana imubwira ngo uramara imyaka 7 mu ishyamba kandi ingoma yawe izagumaho. Nyuma y'iyo myaka uzayisanga, ariko banza umenye ko Uwiteka ari we Mana. Guca bugufi. Reka nze mbabwire ijambo rikomeye baroko. Tega amatwi mbabwire. Abari kwandika navuze ngo ijambo rya gatatu ryatuma mwuka wera agenda. Kwiyogeza, kwihimbaza, kwishyira hejuru n'ibintu bitatu. Reka mbabwire baroko. Tite muri urusengero muzatwubahe, ariko ntabwo turi bitangaza. Kanongere nzamure volume. Muzatwubahe ariko
ntabwo turi bitangaza. Ahantu narindi vuba bari kuvuga abakozi b'Imana kandi nabo basengera muri rwo rusengero ariko babikritika. Uko na parika hariya namara guparika umuntu akaza guntwaza ishakoshi bakibona Paris kuza gufata ishakoshi. Ishakoshi se iraremereye, nibiremereye so wafashe gatoya. Kuko mwabona mparitse hariya bari barutareka bakaza biruka bakaza gutora ishakoshi nangwa ari ba protocole b'abagore bakaza gutora ishakoshi. Ugakangenda imbere nkamugenda inyuma n'ishakoshi yarangiza akayitereka hano ku ruhimbi. Ariko mbegishyano, ariko abantu bamwe nta nisoni bagira. Reka nze mbabwire baroko, muzatwubahe ariko ntabwo turi bitangaza. Nkiri muri uru rusengero utwo duco ntituzigera tugaragara hano kereka agatwe kanjye nibakamena. Ariko nkiyoboye icyatsi imico nk'iyo ntizagaruka mu rusengero, nako ntizongera ntishobora kugira hano. Noneho ngo uwo mumama ngo hari abagibihe byo kwirirwana nawe yiriwe mu rugo, abagibihe byo kujya kwirirwana nawe nkuko umuntu nkuko kuwa mbere wenda kwa kabiri tutazi wenda mbere yo kujya Nyamata Josepha agomba kuza kwirirwana nanjye, kwa gatanu bagasimburana. Niba ari abirirwa boza inzara, niba ari abirirwa bakinzara ntabwo mbizi. Bumva abo badayimoni bageze mu nsengero, abadayimoni ariko bagomba kwirirwana nawe, kwirirwana se nawe ngo bamugire gute. Ariko ngewe narumiwe nkiri muri uru rusengero ngifitiye inkoni y'ubushumba muri REHOBOTH. Umuntu nabona niyo mico, reka nere kuvuga nabi. Umuntu nshobora kubona niyo mico hano muri uru rusengero, reka nze mvuge neza, twamerana neza, ariko mu yindi sansu ubwo icyo navuze mwacyumvise. Umuntu nabona niyo mico hano dushobora kumenana neza, batabifata muri kamera nabi. Mu yandi magambo ninjye nawe nanga umuntu wishyira hejuru mu buzima bwanjye no kwiyogeza kubera icyari cyo. Ibyo nibyo perezida yanga. Uriya muntu hari indangagaciro mpuje nawe. Hari indangagaciro zuriya muntu mbona duhuje. Umva yanga umuntu wiyogeza yitwaje icyari cyo. Ibyo ndabyanga cyane, ndabyanga urunuka. Koko twajya ahantu badutumiye ngiparika imodoka mbona urugi baraje barafunguye. Kandi remba kambabwire na hariya ku Kidendezi Kanombe y'imvura yabagirwa ngaparika nkabona baje biruka nkana umutaka, bira bintu bintera isoni. Gusa wenda nkanga kuwanga, ariko bakaza biruka nkana umutaka ku modoka, mbabwiza ukuri bira bintera isoni. Kandi uko ni ko kuri kwambaye ubusa. Ngiparika mbona umuntu aje yiruka akinguye urugi nkaho ari gukingurira minisitiri. Ndavuga nti Imana y'ijuru n'isi we, atizana n'ibyo bitabo. Ndamubwira ntoya, arambwira ngo wambabare ngakorera umugisha. Ndamubwira ngo umugisha Imana yawuguhaye igendere. Nangizo protocole sibera mu nsengero kugira ngo ni mwisi. Yesu yaravuze ngo naje gukorera abandi, ntabwo naje gukorera. Mwuka wera utagira ngo mwuka wera hanjye dakorana nabyo, kwiyogeza, kwihimbaza, kwishyira hejuru. Mwuka wera arahunga kavuga ati ngaho sigarana na kamere zawe.
ishakoshi ariko rubanda ntirugira isoni. Nkiri muri uru rusengero ndagira ngo ingeri zose zibyumve, abayoboye amatsinda mu byumve, utu duco kereka aka gatwe bamaze kukamena, ntabwo utu tuntu tuzigera tugera muri uru rusengero. Buri wese nace bugufi, icyubahiro ni cy'Uwiteka. Kuva ku ruhimbi buri wese namanuke hasi, icyubahiro tugihe Imana. Kuva ku ruhimbi kugeza inyuma mu bajyakoni 19 aba hano na Binyamata, aba protokole, abayoboye amatsinda, buri wese namanuke hasi, icyubahiro ni cy'Uwiteka. Ni ko iri torero ryubakitse. Kandi niko rizakomeza kubakika. Mico ntafashe ngitangirana naryo, ntabwo nzayiga ubu ngubu. Nzi ko icyubahiro ari cy'Uwiteka. Iyo wishyize hejuru, Imana irakwihorera. Umva ijambo Imana yigeze kumbwira rikomeye baroko. Imana irambwira ngo umuntu wese uzagerageza kwishyira hejuru, nzazana ikimumanura. Kanongere nzamure volume. Umuntu wese uzagerageza kwishyira hejuru, njye ubwanjye ndi Uwiteka, nzazana ikintu kizamumanura. Iyo utangiye kwihimbaza, ndasubiramo, kwiyogeza, kwihimbaza no kwishyira hejuru ni ibintu Imana yanga. Mwuka Wera ashobora guhunga, guhera ku mushumba mukuru. Uzashaka kwishyira hejuru no kwizamura, njye ubwanjye ndi Uwiteka, nzazana ikimumanura. Muce bugufi, duce bugufi, icyubahiro ni cy'Uwiteka. Nanga umuntu wishyira hejuru yitwaje icyari cyo. Yesu nashimye. Ngiye kuvuga, andika amagambo avuga ngo ibizakubwira umuntu Umwuka Wera yavuyeho. Andika, ngiye kuvuga gusa, utari bwandikira atakara. Andika ibizakubwira umuntu Umwuka Wera yavuyeho. Andika vuba vuba n'icyari. Pentecote. Twe turabagaragu, ubundi turabagaragu babandi. Byabaye mverisi aho kuba bagaragu babandi. Wa mugani turaryiza imishishe n'ibindi. Turabagaragu. Byabaye mverisi muri iki kinyejana aho kugira ngo tuba bagaragu babandi, ahubwo abantu twabagize abagaragu. Twazishakoshi, wari ugomba kwirirwana nawe mu rugo. Nirungu se ribu mwicara apfa kwirirwana nawe nta soni. Umuntu ukamutesha gahunda ze ngo aririrwana nawe ngo bari gusimburana. Wari ugomba kwirirwana nawe niba sasa nibagira ate. Nge narumiwe ibintu biriho, narumiwe. Byabaye mverisi aho kugira ngo duhinduke abagaragu, ahubwo twagize abo dushungiye twabagize abagaragu. Data turengere. Umva ibintu bishobora kukwereka ko umuntu Umwuka Wera yamuvuyeho. Icyambere, tatandukaniro n'abandi, asa n'abandi. Muri quartier ameze nk'abandi, mu bukwe ameze nk'abandi, ahantu tatandukaniro. Cyo nicyo kizakubwira umuntu Umwuka Wera yavuyeho, asa n'abandi. Partout, ahantu hose ameze nk'abo. Ameze nk'abapagani, ameze nk'indaya, ameze nk'abajura, aravuga nk'abajura, aravuga y'amaterime nk'ayabisi, ameze nk'abo. Nicyo kizakubwira umuntu Umwuka Wera yavuyeho. Na mu ntangiriro nababwiye ngo Umwuka Wera aho uri hose arakubwira ngo sigaho. Kabiri, ikizakubwira umuntu Umwuka Wera yavuyeho, kamere zirakanguka. Kamere zasinziriye zigira gute? Zirabyuka. Icyo bita kubyuka ariko. Kamere yarasinziriye muri pandadiza kenza mu gihe runaka, ukabona kamere irakangutse. Icyo kizakubwira kamere yarasinziriye mu myaka 6 ishize, wajya kubona kamere ukabona irongera akangutse. Ukibazo tese uri yabigenze bite kandi Umwuka Wera yagiye. Umwuka Wera yagize gute? Yagiye. Kamere zasinziriye zirakanguka ariko kabushize bw'isani bwari bwaratwikiriwe, wajya kubona ukabona
atangiye gushyira isoni nyine kamere kazura umugara. Icyo nicyo kizakubwira umuntu mwuka. Mu yandi magambo mwuka wera yaragiye cyangwa se yagiye. Gatatu, ikindi kizakubwira umuntu kizakubwira umuntu mwuka wera umva yewe azirura ibyo yaragize imiziro. Mwuka wera yagiye yabiziruye nyine. Mwuka wera wabimubuzaga ku manywa na nijoro yagiye azirura ibyo yaragize imiziro. Mwuka wera yagiye. Azirura ibyo yaragize imiziro. Mwuka wera yagiye nyine. So Pentecote uva azirura bya bintu byose yaragize imiziro pe ntacyo bimubwiye. Kizako mwuka wera oya wimurenganya. Mwuka wera yaragiye. Amen. Kane, icyakane kizakubwira umuntu mwuka wera yavuyeho. Ishyaka ry'iby'Imana ryarashize. Kane, ishyaka ry'iby'Imana ryarashize pe. Guterana no gukurura, kurimba no gukurura. Umva kwiriza ubusano, umva yewe gukora umurimo w'Imana no gukurura, kujya Nyamata no gukurura. Mwuka wimurenganya. Mwuka wera yaragiye. Mbega umurimo ibintu by'Imana bisigaye bimubereye umusaraba. Mwuka wimurenganya. Mwuka wera yaragiye. Cyo ni cyakane kizakubwira umuntu mwuka wera yavuyeho. Ishyaka ry'Imana ryararangiye. No gusi iyo bose byarangiye rero basigara basigana. Iyo aramatsinda iyo bose byarangiye basigara basigana. Iyo bose mwuka wera yagiye basigara basigana. Ishyaka iyo ryarangiye muri bose basigara bari gusigana bakanaterana amagambo. Wibarenganya. Mwuka wera yaragiye. Yesu nashimwe. Icya gatanu kizakubwira umuntu mwuka wera yavuyeho. Amen. Umva ntahugurwa ntahugurika. Imvugo y'Imana yamaze kwigira akamenyero. Ndasubiramo. Ntahugurwa ntahugurika. Gatatu, imvugo y'Imana reka mvuge muri teremezo mwisi yamaze kwica amazi. Uwo nguwo wimurenganya. Mwuka wera yaragiye. Yesu nashimwe. Reka mbisubiremo. Icyambere kizakubwira ko mwuka wera yavuye ku muntu. Icyambere amen asa n'abandi ntatandukaniro. Mu basinzi ameze nk'abasinzi. Mu bajura agaragara nk'umujura. Mu basambanyi mu ndaya agaragara nkazo. Umva mu manjwe mu mazimwe imico n'imyifatire nawe ni nk'abandi. Wimurenganya. Mwuka wera yaragiye. Mu yandi magambo nta kigira mwuka wera umukebura. Kabiri, ikizakubwira ko umuntu mwuka wera yamuvuyeho burundu. Kamere zari zarasinziriye zirakanguka. Kamere zasinziriye mu myaka 3 ishize. Ukabona ko umuntu yarakijijwe. Burya ni mwuka wera ukomeza kumusunikiriza. Mwuka wera arasunika. Mwuka wera arayobora. Mwuka wera iyo mwuka wera yagiye rero kamere zasinziriye n'ukuri kw'Imana zirakanguka. Ukibazo utuye umuntu bigenze biti. Icya gatatu kizakubwira ko umuntu mwuka wera yamuvuyeho azirura ibyo yaragize imiziro. Yarangiza akabisigiriza akavuga atasi Kigali we ubundi bibihuriye he n'agakiza. Kare kose se kwa bigize imiziro kare kose ubu bigenze biti. Icya kane kizakubwira ko umuntu mwuka wera yamuvuyeho ishyaka ry'iby'Imana ryararangiye. Wimurenganya. Mwuka wera yaragiye. Kuko mwuka wera iyo umuntu uyobora aba kenshi bikira ku ntebe z'imbere bazinduka cyane. Utagira ngo hari ikindi kibasoni kuretse mwuka wera. Kurahije ukorera mu mubiri waryama nk'abandi. Nta bitotsi ugira se. Ariko mwuka wera ni ukubwira ati kanguka burakeye. Akakubwira ati kandi uyu munsi urajya gusenga. Uti sawa. Mwuka wera arabanza akaguhamagara ati dina we karame
uyu munsi amateraniro kandi uragereyo mu masatatu uwo ni mwuka wera ariko mwuka wera yagiye wakangurwa nandese Yesu nashimwe haleluya isha ikindi kiranga umuntu mwuka wera yamaze kuvaho ntahugurwa ntahugurika imvugo y'Imana yayiciye amazi uramusanga uti Teofile ko Imana imbwiye gutya na gutya bimeze gute sike nko yavuze ati gira vumva imbere yewe Teofile mwuka wera ko narose izo zimeze gutya Imana ikakunyerekaho ibi nibi si urota umuvuye imbere avuga ati yingira Imana wimurenganya yewe impamvu imvugo y'Imana yiciye amazi mwuka wera yaragiye Imana iduhana umugisha umunsi wa Pentecote bari kumwe bahuje umutima mwuka wera aramaruka uwo mwuka w'ukuri naza azabemeza iby'ibyaha kandi uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose icya gatatu azabahishurira ibyenda kuba umuntu wese wifuza imbaraga za mwuka wera no kuyoborwa n'uwo mwuka haguruka ku birenge byawe tubonye ibintu byinshi kandi uwo mwuka wera yamaze gusa naho ari gukendera muri we uyu munsi ni umunsi w'igaburo ryera igaburo ryera ry'uyu munsi rikugirira akamaro ku munsi wa Pentecote ariko nshimye Imana ko Pentecote yahuriranye n'igaburo njya nkunda gusenga iyo ndi gusengera amaraso Yesu nkavuga ngo Mana impano zasinziriye zikanguke uvomerere wongere uvomerere nshimye Imana ko iri gaburo ryera riwe muri ADPR ho bakoze ibitaramo ku mastade kubw'umwuka wera ariko harakabaho umwuka wera haleluya abaringi muze kundirimbira kira kitero umwuka wera yawuduhaye hingwate ADPR hirya hariya ndahanyuze ADPR ya hano hirya Nyarugunga bambaye uniform nziza pe kubwa Pentecote no musi mukuru ukomeye ku munyamwuka amen bari kumwe bahuje umutima mwuka wera aramanuka Yesu nashimwe kwigisha ku mwuka wera rero ntabwo ari ibintu bingora kuko ndi umunyamwuka kwigisha ku mwuka wera ni ikintu kinyoroheye cyane nafata na seminari kuko mwuka wera nibwo buzima mbayemo bwa mwuka wera Yesu nashimwe haleluya niba hari ikintu kinezeza ni mwuka wera muhanuzi umwe tuziranye w'umudamu usengera muri ADPR hakurya hara mu bibari yarambwiye ati mama tumuku hatariho mwuka wera n'impano za mwuka wera agakiza nakareka arambwiye ati ikinshimisha ni mwuka wera yarambwiye ati hatabayeho imbaraga za mwuka wera ngo habeho impano za mwuka wera arambwira uwo mubyeyi arambwira kandi n'umukecuru pe arambwiye ati nkubwize ukuri agakiza nakareka harakabaho mwuka wera harakabaho mwuka wera harakabaho mwuka wera nababwiye ngo iyo ntaza kugira mwuka wera unyobora icyaci mureba iba yarasenyutse ariko mwuka wera arambwiye ati sigaho byihorere bizarangira ahubwo komeza amen harakabaho mwuka wera tuvuze ibintu byinshi ushaka imbaraga za mwuka wera no kuyoborwa n'uwo mwuka kandi mwuka wera abo yaramaze gusanaka data uri Imana ishobora byose arufa omega tangiriro n'iherezo abanyamwuka abayoborwa n'umwuka w'Imana bose abo nibo bana bawe samadini suburebure subugufi subuto subukuru suburambe oya abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana oya suburambe ndasengeye mbazamuye mu ngo by'amasengesho mwuka wera ganze kandi mwuka wera yobore amina umukristo uri kumwe na mwuka wera ntagorana ntavunana umuririmbyi uri kumwe na mwuka wera ndabasengeye mbazamuye mu ngo by'amasengesho muri uyu mwanya umunsi wa Pentecote bari kumwe bahuje umutima udehe guhuza REHOBOTH church udehe guhuza bashitsi batugendereye nabo mu macaci yabo mu nsengero zabo basengeramo imbaraga za mwuka wera zimanuye
abayoborwa n'umwuka bose nibo bana b'Imana. Uwiteka Imana nyir'ingabo, nitutagwa isari tuzasarura. Tutagira mwuka wera ntaho twagera. Tutagira mwuka wera ntabwo twagerayo. Tutagira mwuka wera intambwe ebyiri ntitwazite. Tutagira mwuka wera ntitwagira kwihangana. Tutagira mwuka wera twamera nk'abandi. Tutagira mwuka wera twagwa. Nsabye imbaraga za mwuka wera no kuyoborwa n'uwo mwuka muri rehoboti cyacu n'abashyitsi badusuye. Amina, haleluya. Ijuru rizagirwamo n'abarikoreye. So gupfa kugenda gusa, ariko uru rugendo rurakomeye, rurasaba imbaraga za mwuka wera. Uru rugendo rw'agakiza rusaba kuyoborwa n'umwuka n'imbaraga za mwuka wera. Ngaho rero ubitanga utabyimana, ubishaka by'ukuri ubimuhera ubuntu. Ubitanga utabyimana, ubishaka by'ukuri ubimuhera ubuntu. Nsenze nizeye mu izina ryawe ryera. Amen.